we wagira nta bantu baharira se ni wowe shu we bitese fresh meze neza yameze neza kubona ese sisi umeze ute meze neza shobora twanze ntabwo ari ukubangisha ari umuntu aba ari guhiga ntubizi se ariko uburyo uri kufungana ngano yo ntuyitindeho uzi kungana gutya nta n'akazi ari ukuhiga gusa ari ugushakisha ubwo wibaza umunsi nzaba namenye akazi natuje meze neza ntabwo nzava mu nzu aha mumeze mute se na mama sha tumeze neza biragaragara nawe umeze neza rwose ameze neza subibona se umva rero nkubwire wowe ngenza n'ibintu eshyushye tiro yiramviro se mbona oya harimo akajisi kamamenye baramuzirikanye wowe ndabizi ko wagize uko wigenza cyakora ki umva rero nkubwire urabona mama zira miliyoni 15 afite kuri konti mani uretse ndashaka ko tujyana muri diru neza sibyo uri mu rugo nta kazi ufite nanjye ndaho ndirirwa mbwera mu mujyi nta mafaranga nta kazi tuntu twe turaka tudashima kandi mama aryamanye miliyoni 15 kuri konti uri kunyumva reba imitungo yose afite ariko azayidusigira ryarise bari cyo kibazo igihe cyose igihe nikigera nyine azayidusigira kandi zabi yacu rero ntabwo nshaka ko bikomeza gutinda niyo mpamvu natekereje dore n'ubundi mama yifitiye indwara itamworoheye n'ubundi zamwica ariko ikibazo kubera afite imiti neza azatinda nshaka uburyo twakwihutisha ubupfu bwe yego karwihutisha ute ariko uri ko umukecuru uvuga ko ari mama tabizi nyine ko ari mama uriwe ko ari watubyaye yaratubyaye nyine iminsi amaze kwisinyisha yego mwana yanjye si yararangiye sinari kuvuga gutyo umva sheri njyewe mbabarire cyane wanyicire diri hanyuma se ubwo urupfu rwe rwihutisha gute muko ntakomeza ute njyewe hari akantu namuzaniye ndi buvange muri yaje yiwe ugiye kumuroga akuse we wabaye ubundi wakumvise diru neza n'ubundi ntago ari buhita apfa ku buryo bajya no kumupima ngo babone icyamwishe umva mubwire sheri njya kumureba nakumanze hari akantu nakuze uvanga muri juice urumva none hakakamo ntago gahita kamwica ku kanya kagenda kamuzonga gake ku buryo ashobora gupfa hanyuma y'ukwezi hahande bajya no kumujyana muri forensic bakavuga ati nyine yapfuye byanjye n'igihe cyageze urabyumva gute shaka nkubwire ko bamuganiga amafaranga yaguze n'umwana w'Imana sisi ntabwo nabikwangira gusa ariko mfite ubwoba wereka ubwoba wawe reka ubwoba ahubwo kamakore sahari se ubundi mama ari mu cyumba uretse nkonereka reba ikirahure aho ngaho hano se kutamenya aho tubika reka nyikurebere reba muri firigo ntakibonye wereka nasha gutyo shari barahindutse shasiga ubu se ubona umuntu kwirirwa azenguruka hano ari byo byiza nta kintu umuntu afite akora wabaye uteguye bigenze bite kumenya nasawe uretse ko byose bitashirira ntabwo ngo bimare wize kuroga ryari hari ikintu sitakwigisha akaji turagaha mama sibyo noneho naza tukamuhereza kamwe aferi ibirarangiye ibyo bintu utangiye byo kwifata mu gahanga rero it's okay fine Kako tuzapasura cyaretse ibyo udashaka cyangwa umwana ko tuboneye amafaranga ariko atanga ubaye
ese wowe wishimiye guhama wicaye hano gutyo? Shamanya simbyishimiye gusa ariko. Alice waje ryari? Naje mu kanya ma. Yesu shimwe. Ese imbasute. Wakoze kudusura. Kutari waduhamagaye se? Akusima umuntu ujya mu rugo wowe yahora ahamagara. Ariko nari kukumviye pe wakoze kudusura. Narimba. Yakwakiriye se? Mwamwakiriye. Aba yabisoje kare. Kandi se si mu rugo. Nanjye byanabyiza. Sanzura hose. Mumeze mute se ma? Tumeze neza. Ndabona umeze neza n'imiti uri kuyifata neza. Ndabona nari ndari. Urabyibushye pe? No ukuri ntago umeze nk'umuntu rwose ufite ishira kibazo. Oya Imana iramfashije muri iyi minsi. Sanze turi kuganira. Ako nyine Imana ishimwe ubwo hageze hari nakakajikane nakakuzaniye. Nari mushiriye mu kirahure. Urakoze. Ariko muri iyi minsi turi masengesho ari seke nta kintu ndi gufata. Ariko nta kibazo muraza kukanywa, muraza kukanywa. Ahubwo ngize Imana kubera waje hano numvaga none nshaka kuguhamagara. Nukuri numvaga nshaka kubaganiriza igihe cyose mbaboneye hamwe mbashaka kubagira inama. Kandi mu nimve bana baje. Nese ma ubu koko. Ubu ntago wanywa ku kaji koko. Oya ntabwo navagira amasengesho. Nese buriya jisi nk'amazi buriya. Oya buriya biterwa nuko umuntu abyumva. Ariko njye buriya niyo ndi gusenga na imakire wa mubazi buriya n'amazi ntabwo nyafata. Kandi biramfasha urabona ko n'uburwayi bugenda bworoha. Nta wamenya wenda Imana. Nyamara ubunweyeho pe. Oya n'ukuntu gakunda. Dibari kujya kaji. Ahubwo reka mbaganirizeho ngize Imana mbaboneye hamwe mwese. Icyo bashaka kubabwira ni ukubagira inama mujye mukundana musenge. Nani se sinabareze senga. Ni Imana yabarize mu bwakazi bwanjye nabitayeho. Icyo rero nshaka ni kugira ngo mujye mukundana. Nimba ubonye chance mugenzi wawe uyimuhe, nimba ari akazi wumvisha ahantu umurangire, nimukagirirana ishyari mukundane. Kandi ninapfa muzakundane muzahame mukundanye. Simuzarwanire mu mitungo. Oya nta hantu uzajya Imana se kikikurinze. Irandinze ariko niyo yantwara nzagenda nyizeye. Imana iragukunda natwe turagukeneye. Nese ntushonje? Oya nariye nta kibazo naje hari ikintu mfashe kandi ariko Imana we nayemake nari ikintu yateguye. Oya hari breakfast nasanze hari nafashe. Noneho rero reka mbasigirwe namwe bamukeneye kuganira reka mbe ngiye hanze kureba ibyo mbategurira. Nta kibazo ma. Ubwo ninjya kugenda ndakubwira ntago ndi burare. Murambwira nta kibazo. Sinakubwiye mama Imana aramukunda mukecuru nta nahantu uzajya. Ubundi koko kuki utari wabimbwiye kari no mu masengesho? Nanjye ntabwo nabyibukaga pe. Ese urabona nzasubira kugura uziko nduramuti wampenze wowe. Imana ibikoze rero Alice ibi bintu nohibaze ko wose nena nawucuriye. Ndi kuvuga nuko bigenda kose araka kuko iraje urabizi kayikunda. Namugisha birimo pe wari umuvumo gusa Alice ubwo nyine ubone arusimbuza rw'uwo munsi. Ari uzabaga wifashe reka oya. Nako shaka ari agakecuru nako karasenga. Reba ukuntu biba bihuriranya ko wamunganema. Reba ukuntu bihuriranye si yarazi ko ndibuze. None nje namupangiye ariko Imana irebera imbwa ntihunjya koko. Rara kari agakecuru ko kararusenga. Je numvaga tugomba kumwihutisha kagapfa kakagenda ari amafaranga tukayakoresha. Ni Imana nyine murenze. Cha umva barabivuze pe. Umva ahubwo reka nkubwira aho kugira ngo dukore ibi bintu. Uko tumwice n'ubundi dushobora kutabigirira umugisha ibintu birimo umuvumo nk'ibyo ngibyo. Ahubwo reka tuzamwegere nkanjye tubana nzamuterete byibuze ari amafaranga turebe ko yaradaho makeya dushinge business. Ahubwo cyo urakoze cyane.